ubona itagaragara neza jya ukora muri taburo kabiri. Ikaze kuri Kadu Studio, tugiye kurebera hamwe ukuntu wakura email muri telefone yawe ya Itel A18 urumva utifashishije interinete yaba ari wifi cyangwa se simukadi, kugira ngo urayibona Itel A18. Bo hitubanza uze hano ureka akantu ko guhamagara, kore kuri emergency application, uze ukore hano kuri kano kantu k'agakaramu, ukore hano, nurangiza uze hano muri owner uhitemo ifoto kuri choose image. Nurangiza ukigera hano ukore kuri turiya turongo dutatu, uze ugumisha urutoki rwawe kuri gallery info. Twihuse, turi kwihuta. Nurangiza uze hano kuri permission, uze hano hejuru wandikemo ijambo app, noneho ukore hano kuri search. Urababona iki gihe urareba ibintu byajemo, uraza ukore hano kuri app, uraza ukore kuri app info. Nabibonye numara gukora kuri app info, urabona ko bakwereka application zose ko ari hano 30 na zingahe n'eshanu. Urakoramo yo gushaka izo application zose, nurangiza kuzibona uze kuri iri jambiri uri kuribona, icyo bita Android setup. Android setup uraza uyikoreho. Numara gukora kuri Android setup uze hano ugira ute uyihagarike. Ngira ngo uri kubibona ko nayihagaritse. Urabona ko nyihagaritse. Nurangiza urasubira inyuma, usubira inyuma ukaza muri za application zose ugiye kuza ushaka gukora hano, ukabyandikamo iyo bita Google Play Service. Google Play Service niyo tugiye kugira gute gushaka, kugira ngo tugire gute hano nayo uyihagarike. Ure kuyibona Google Play Service. Google Play Service numara kuyibona urayikoraho, uyidisablinge. Hariya hari enable uyikuhabona aha, urahakora uyihagarike gutya. Wabibonye ko byahindutse. Nurangiza ugaruke inyuma muri application, n'ubundi ugaruke kuri wongere ushaka iyo bita Google Play Store. Google Play Store baza hano. Google Play Store niyo urahita ujya gushaka, ngira ngo uri kuyireba hano. Google Play Store uyifungure hano gutya, nayo nurangiza uyikore nk'ibyo wakoreye Google Play Service. Urayidisablinga hano, ariko nurangiza unayiforcinge ihagarike, rekeraho kugira gute gukora. Turi kumwe, turacyari kugendana. Nkwibutsa hano ni kuri Kadu Studio, kora subscribe, like, nurangiza ubisharinge n'abandi babikeneye. Nta mpamvu zo gutunga telefone utazi kuyikorera. Nurangiza urasubira inyuma n'ubundi nk'ibisanzwe. Yego, ugaruke kuri Google Play Service, ngira ngo wayibonye. Google Play Service ngiyi urajya kureba ko wayiforcinze, wongere ugira ute ubyemeze kugeza igihe igize ite ihagarariye. Yego, turi kumwe. Ukimara kubona ko yahagaze, nta kindi ukora, urasubira inyuma hahandi twatangiriye. Niba wibuka neza ahantu twatangiriye telefone, kwa kundi uba ukimara kuyiforomata bakakwereka ko irimo email. Nibutse iyi video ikigamije ni ubumenyi gusa, kwiga gusa, nta handi hantu yemerewe kugira gute gukoreshwa. Aha ni kuri Kadu Studio channel. Wahabonye ko twasubiye hamwe twatangiriye. Nurangiza wongere ukore kuri start bundi bushyashya.
niba kubaza ibya interineti hano urakora Skype, nugera ahangaha urakora ahangaha kakajambo wakabonye, ukore kuri continue hano. Wahabonye, aha turahageze, ngira ngo ndi kumwe nawe noneho ubu ngubu, nta gusigara. Niba ubona ndi kwihuta wowe ushobora kureba ukuntu wagendesha ibintu gakeya, ngira ngo wabibonye turi kumwe. Noneho iyo wageze hano tugiye gushaka ukuntu twagaruka inyuma, turi kumwe. Turi kumwe. Wageze hano kuri date and time, aha iyo ugeze hano ita usubira inyuma wihuse ukagaruka hano, kongera ugasa naho uyitangiye ariko mu by'ukuri ntabwo uyitangiye. Kwihute ugakora kuri ka gakaramu, kaza hano kongera ugakora kuri iyi foto, kaza hano kuri choose image, n'ubundi nk'uko twabibonye ugaruka kuri utu turongo dutatu ukadukoraho, ubanza ukemeza hano hakanze n'urutoki. Nyuma y'ibi ngibi icyo ukora n'ubundi uraza ugakora hano kuri permission, warangiza wihuse cyane ukaza hano kuri utu tuntu ahangaha muri search, ukandikamo ijambo app, ugasacinga, bazikweretse. Nyuma ukagaruka hano kuri app info wihuse, ukaza hano muri all application za telefone. N'ubundi nibutsa hano ni kuri Kado Studio. Igihe ukora hano gutya ukaza ukarisetinga, hano urabona uza gukora hano bakwereka app zabaye disable, ukazikoraho. Wazibonye ko bazikweretse hano. Nyuma igihe urabona ko bazikweretse za application zabaye disable, kugira ngo uri kubireba. Nyuma rero icyo ugomba gukora, ugomba kuzigarura mu murongo. Urabona ko yabaye disable, enable, wanze ukayikora disable, urayibona. Nyuma ukagaruka inyuma, n'ingi tugiye kuza tuyemeze twihuse. Nayo dusoje kuyemeza, nyuma uragaruka kuri Android setup, nayo twari twayihagaritse. Biriwe neza, kugira ngo ariko hano urabona ko nta kibazo ifite. Nyuma usubire inyuma wongere utangire telefone yawe.
umuntu yarisetinze application. Nyuma bakomeza usubire inyuma, wongere usubire hamwe watangiriye. Nurangiza wongere telefone yawe usa n'uyitangiye bundi bushya, kugira ngo uri kubibona ko hano baguhaye gutya. Icyo ugomba gukora, ugomba gufunga set up offline. Ahangaha kwerekana ko udakeneye iki, interineti. Turi kumwe. Nyuma wamara kuzifunga ukaza ugakora hano, kugira ngo uri kuhabona. Nyuma ugakora hano, ukora kuri accept. Hano bari kukubwira gushyiramo password, ariko si ngombwa. Hano urasimbuka ukore kuri Skype. Aya ni amategeko n'amabwiriza yo gukoresha ino telefone. Hano uraza ugahitamo iki, igihugu. Bitewe n'ahantu uri, u Rwanda. Ugasimbuka hano. Nibutsa ko hano ni kuri Kado Studio. Kora subscribe unabisangiza abandi. Telefone iroroshye cyane, nta mpamvu zo gupanika. Murakoze cyane.